my friends, mumeze mute reka mbasuze nk'ukuntu iyi channel yatangiye umuntu kibyuka atajya muri comment avuga ngo urongeye kandi iyi channel yatangiye tuvuga ngo hello peoples, what's up the answer is this guy. Nuko twatangiye iyi channel so rero mpagaze cyase ndaha ngaha ngira ngo tuganire kuri nk'ukuntu tumaze iminsi twumva, tuganire ku bintu tumaze iminsi tuhibonamo, tuganire nyine ku bintu bimaze iminsi bica kuri iyi channel yacu, cyane cyane iyi nkuru nabonye abantu benshi baransanze mu gikari bagatanga comment nyinshi cyane zitandukanye bitewe n'imyumvire, bitewe n'ukuntu twiyumva, bitewe nyine n'ukuntu nawe ubyumva. So iyi rero ni inkuru tugiye guheraho yitwa ngo urwo nashatse, ifite akanya tumaze gukorera ibice bibiri, ariko narababwiye ngo kuwa mbere dukora inkuru, kuwa kabiri dutange icyegeranyo, kuwa gatatu tuganire nyine ku byo twanyuzemo muri icyo cyumweru, dutangeho inyigisho ku batarabyumvishe neza, cyane ko icyegeranyo hari igihe kiba kiri mu cyongereza no mu kinyarwanda, harabo bera byaracetse, rero byose tuzajya tubiganiraho ku munsi wo kuwa gatatu. Iyi rero ni inkuru ngiye ko gukora byumvishe nuko mbyumva. Ni inkuru yatangiye itangira ndi mu rugo, ninjira mu rugo ndi umugore usanzwe nta kibazo na kimwe mfite mu rugo. Ngeze mu rugo nsanga umuntu yampindukanye, niko umugore yatubwiye. Yasanze yahindutse muri uwo mugoroba, uwo munsi yagiye mu kazi ntagazi ngo uwo muntu yiriwe ati. Bishatse kuvuga ngo ushaka kuba wari uzi ko ibintu bikiri bya bindi bigahindura isura mu kanya gatoya, ntabwo abona se bajya gushwana kuko byagiye bitangira ari gato bikarangira bikuze. Hoya abantu biranashoka ko rero ngo bashwana bitangiye uwo munsi direct, umuntu ntamenye ikosa yakoze. Rero uyu mugore yarahageze bitangira kumucanga, abona umuntu ashaka kuvuga, abona mbese biramucanga, ariko aha nisomo nese nkuramo nuko niba uri umugore ukabona umuntu mubana, cyangwa se niba uri umugabo ukabona umuntu mubana yahindutse, umuha umwanya. Yego musanzwe muganira akakubwira ku bibazo mwe musanzwe mugirana, ariko ahanga yarakeneye kumuha time kuko ntabwo yashakaga ko baganira noneho. Rero niba nawe bikubayeho, cyangwa se niba byari bisanzwe bikubaho, ukabona umuntu hari ibintu ashaka kuguhisha, ukabona hari amarangamutima ndashaka kugufungurira, muha umwanya, umwereke ko igihe cyose uzahora witeguye. Rero ikindi, nk'uko umugore agiye mu cyaro, hari igihe biba ngombwa ko uba ukeneye kuruhuka, biba ngombwa ko ukeneye kandi kuruhuka wubwe ku giti cyawe nta undi muntu ubyivanzemo. Bikaba ngombwa ko nyine ufata igihe cyawe, pana kujya wa wundi ufite ikibazo, nawe ukagenda ukaruhuka, ukaza uri free bihagije ku buryo uteguye kwakira guhanga n'ibindi byinshi cyane bishoboka. Rero nk'uko yakomeje atubwira ati rero byabaye ngombwa ko ansaba imodoka, arabinsaba nk'icyifuzo cya nyuma. Hari n'igihe umuntu akaba impamvu ariko kuyiyenzaho, nk'ubu kwibaza impamvu yamubwiye ngo hireza imodoka. Nta natubwiye uyu mugabo ugeze akoresha imodoka byahatari, bitari gutuma ahamagaza cabs, bitari gutuma ahamagaza taxi voiture kumutwara, ariko abikora like ahangane. Igihe umuntu akuyenzaho ari no mu makosa, ntukajye wemera ko niba satani akwinjiriye nawe ngo umukingurire yinjire. Iyo afunga umutwe akayimwima, uyu mugabo ariko abonye ikosa. Uyu mugore yamuze imodoka reka babigenza uko bigomba kubigenza, banamutegera tiki, bamushakira tiki, agenda muri twegerana. Uyu mugore nyama n'umuntu wabifite imodoka ye, mugafite imodoka ye, ariko iyi modoka yarayitije, ari kwenza ku mugore ngatwara umugore. Rero namuneka kuyenzaho mureke, wituma shibona urwaho nyine, wituma niba avuze ngo sinjyaha kuko niyo mwamutanye gahunda kujya mureka bireke, nawe ni inyungu ze ejo azicuza. Igihe cyo kwicuza bizaba biremereye kurushaho noneho kurusha uko akanukanye ari amakosa. Uyu mugore rero yararetse imodoka iragenda, abona bamuhaye amafaranga adafite impamvu, kuko umugabo ntabwo ugize ngo wayakoresha icyatse kumubwira ngo ntutahe, kuko aramuhaye amafaranga yo gukodesha indi nzu se. 250 se n'amafaranga yo ku muntu wari ufite urugo rumeze nka ruriya, ni amafaranga yari kugikina mu marira na kimwe. Rero yari kumwenza bihagije, sinzi ngo amuhaye 2500 yo kumaza iki, so 250 yo kumaza iki. Rero uyu mugore baramubwiye ngo ntugere mu rugo kuko unyurugo amaze kuhagera. Ahantu harimo ikosa umugore yakoze, ariko none ntandi mahitamo yari afite. Buriya uyu mugore akimba kumva ngo ntugere mu rugo, agomba guhita hamagara umuntu ni umwe muri famiye, akavuga ati umugabo yambuje kugera mu rugo, ndashaka tujye kureba ikibazo gihari. Iryo niko yakoze ko atarahamagaye umuntu muri famiye ngo bimubwire, ariko none byaje kuba byiza kuko nge ndi umugore ngutekereza nkavuga ngo impamvu mbije kwinjira mu rugo nuko nyende twarashwanye maze umunsi ntahari ibiki n'iki, ariko nshaka urwiyenzo yarubuze. Ashaka noneho ko narara hanze
kugira ngo ejo azabone icyo ndega kuri famille cyangwa se ku bandi bantu kugira ngo abone urwitwazo kuko ngo ninjye kabitera aba byose. Rero nanjye nagomba guhita njyayo. Niyo mpamvu umugore yakoze ikosa ryo kudahamagara famille ko no kuri kuyihamagara byagomba kuba nabi. Rero nibwo ageze mu rugo asanga nyine urugo rwo rwinjiwe n'undi muntu ari we Sandra. Sandra rero ntabwo yari afite amakuru. Sandra yari azi ko uyu mugabo ari single, yari azi ko uyu mugabo adafite urugo kuko rumva yarinjiye umugore abona baratungurwa. Rero hari ikosa abagore bajya bakora, uyu mugore we yirinze gukora. Ukoze ikosa byo gufata umugabo wawe ari kuguca inyuma cyangwa se wa mugabo we usanze umugore ari kuguca inyuma, ariko mwabagwe mwe ntimugace abagabo banyu inyuma kuba ko buriya biragoye ko umugore aciye umugabo inyuma yagaruka, ko umugabo aciye inyuma umugore yagaruka. Ariko namwe mwabagabo mwe ntabwo mbashyigikiye ngo muce abagore banyu inyuma, mwabashatsemo bakunze. So rero yabonye Sandra iyo aba ari undi mugore gutavuza induru akabweje cyakasa akajya kurwana ibiki n'ibiki nkuko James nawe yariteguye ko umugabo agiye gutavuza induru, yumvaga rero nyine ari ibintu bimukubise nk'inkuba, ariko yahise yirukanka ajya kure. Yirinze guhamagara famille, yirinze guhamagara izindi nshuti. Even na Sandra yarinze ataha atazi ko uwo mugore yari umugore muri urwo rugo. Bishatse kuvuga ikintu kiza kirimo ahanga. Icyambere, iyo umugabo guciye inyuma ugahamagara abantu bakabimenya, ni wowe umusohoye hanze, ntabwo ari wowe wisohoye hanze. First of all, yabitse ibanga ntabwo ari umugabo. Mbese ibanga rimwe hagati n'urugo rwanyu. Rero niba uvugisha induru abantu baraje bamenye ko guca inyuma, ni wowe wisohoreye urugo rwawe hanze, ntabwo ari umugabo usohoye hanze. Kabiri, ejo naramuka akeneye no kwigarura, naramuka akeneye no guca bugufi agashaka guhinduka, ntabwo azajya ahora agenda avuga ati n'undi barabizi. Nimujya ngo murashwanye barabimenye bavuga ati n'ubundi barabizi. Naherekeza nk'undi muntu wari wabasuye wowe udahari bagiye ati n'undi yongera muca inyuma kuko barabizi. Ariko umugore nta kintu yigeze avuga. Abaturanyi bo hanze bazi ko ari urugo rukimeze neza, bazi ko ari abajeni mari, bazi ko ibintu biri amahoro. Rero uyu mugore akoze ikintu cyiza cyo kudasohora runo rugo hanze, yaratuje. Rero nawe wa mugore we mu gihe usanze muri situation gerageza, ndabizi biragoye, ukomere wiyukomeze, ureke gushyira urugo rwawe hanze, kuko icyambere Satani yarwinjire nawe umuhaye aho yicara, urushyize hanze. Satani azakurira mu bandi bantu hanze baze no bagufashe kurusenya, bahore baguhamagara tonye umugabo guca inyuma, tonye umugabo guca inyuma, yinjiye ahanga usange none bari kugufasha kurusenya. Rero icyo kintu Satani nawe bagushakira mu rugo, niba wemera Imana bizo kwemera na Satani. Nimvuga Satani base wumve nk'ikibi, niba utanezera Satani wumve nk'ikibi base kinjiye mu rugo rwawe. Rero umugore akoze ikintu cyiza, niko kugera rero mu gikoni aburi cyakora ibyo birumvikana nk'unabuze umutwe, urataye umutwe bitewe n'ibyo yumvaga. Ajya muri douche ararira. Oya, yarabanje ngajya kumva indirimbo, aribwo atubwiye ngo buriya ngo iyo ubabaye, iyo wishimye ujyana injyana y'indirimbo tantarara ibintu nk'ibyo n'ibyo. Ariko iyo babaye nibwo utega amatwi ukumva amagambo ari mu ndirimbo. Ntabwo atubwira iyo ndirimbo, ariko nifuje ko nazamubaza iyo ndirimbo birangiye akatubwira iyo ariyo. Ahandi yatanze message ku bahanzi aravuga ngo abahanzi mwese mwe mukwiye guhimba indirimbo muri mu bihe byiza cyangwa se muri mu bihe bibi, kuryo umuntu wese yumva akisanga muri iyo ndirimbo. Pana ngo ririmba ngo turishimye ngo twanezerewe, ariko hari n'umuntu kuko akanyurishimye ariko n'umufana wababaye, basi nshyiramo amagambo no ku muntu babaye abyumve yisangemo, no ku muntu wishimye yisange mu ndirimbo. Rero uyu mugore rero nta yindi mahitamo yari afite, yamaze kumva indirimbo ajya muri douche ajya kuririrayo, aho na Sandra atari kumwumva. Buriya niba ari kosa ribaho ni ukurira imbere y'umwanzi wawe. Umuntu arakubabaje abonye no kurira atari intsinzi ye waba yigezeho, ni kosa ribaho rikomeye cyane. We yagiye arikinyana muri douche anafungura amazi, mu by'ukuri nta muntu wigeze amenya ko yarize. N'umugabo we ari we James nawe ntabwo yigeze amenya ko habayeho kurira. Rero aho amariye kurira yaraje aritegura bisanzwe, arambara ajya guteka mu gikoni kuko yarasubije ubwenge ku gihe, ateka utuntu tworoheje ndiko kubagaburira. Ndetse Sandra bamubwiye ati ni mushiki wanjye. Rero nka mushiki we kugira ngo akomeze ishe ryabanga, kuko iyo adateka, iyo atishimiye, iyo tereka Sandra ko amwishimiye, Sandra gutafu yibaza ngo mushiki we kutatanyishimiye ibikindi cyo gasanga nabiketse nyine. Aravuze ati cyasanga n'umugabo cyase famille ziwe ntizankunda cyane, ko Sandra we yari yavuze ati ntago turapanga ibyo kwana ko dushaka kubipanga. Uri kumva iyo kintu? Uyu mugabo amaze iminsi batetana ko ntago Sandra aramenya ko umugabo yubatse. Bivuze ko nawe bihishe, mufashe guhisha iryo banga kuko hari impamvu yanze kubivuga. Ikindi kandi uyu mugore akimara kwinjira, impamvu yahamagaye James mwizina ntabwo ari uko nge niko byumva nabibabwiye, ntabwo ari uko yarasuzuguye James, no.
ahubwo nawe yahise atekereza avuga ati byanga byakunda hari ikintu James yabwiye Sandra kidasanzwe, ashaka kumubwira ko ari wenyine, aba wenyine, yamubwiye ibiki byose, niyo mpamvu yamuhamagaye mu izina, ashaka no kumwi-excuse aho amubwira ati sorry ndabamagamiye ntabwo nari mbizi. Bivuze ngo yatekereje nyine ko James nawe hari ikintu yahishe, kandi kuko yasanze James hari ikintu yahishe, njye niko mbyumva. So Sandra yaratashye, niko kuvuga ati yaraje kumusezera. Urumva Sandra yaratashye avuga ati ni mushiki we, yanahamagaye inshuti ze avuga ati kwa sheri wanjye abantu nasangizo nsanga afite mushiki we, wasanga na mwiza mukuru cyangwa se mutoya wiyitaho ibiki n'ibiki. Sandra nta mwanya yarafite wo kwirwa ajya gumakinga shema impamvu mushiki we aba muri icyo cyumba. Urumva ari mushiki we, kike aba ari inshuti we, nibwo kwibaza ati iranshuti babana bimeze bite cyangwa se anci inyuma. Ariko kuva byaye mushiki we nta kindi kintu afite cyo kujya kureba, urwa Sandra rwarakemutse. Bivuze ngo nkakura baje guhurira mu isoko mu gice cya kabiri, iyo baramuka ari abantu nyine yara barashwanye, urumva kumwe umugore yinjira wandaya we ibikindi biki, Sandra nawe ati nagutwaye umugabo ntacyo ushoboye, ibiki nk'ibyo byose. Sandra rero kujya aho mubonye hose mu isoko avuga ati dore ka kagore byananiranye, ibintu nk'ibyo ngibyo namwe murabizi. Ariko Sandra yamubonye aramuhobera. Bivuze ngo mu isoko ntago bazi ko iwabo w'umugore hashya, ntago turamenya izina ry'umugore. Bivuze ngo ntago Sandra nawe azi ko azi amakosa yakoze, ariko we yaramubonye aramuhobera. Bo batangajwe no gusanga umugore aziranye n'indaya, ariko byari kuba bibi iyo baramuka babonye ko iyi ndaya iryama n'umugabo w'uyu mugore. Uri kumva ububi bw'ibiremere, uburemere bw'amakosa tuye dukora mu buzima bwacu. Nuvuga ngo iyo aramuka avugije induru Sandra akamenya ko ari umugore, Sandra akimubona muri botike ati dore ka kagore ibiki n'ibiki nagatwaye umugabo, agatavuza induru. Abatonyi no mu isoko hose bagata bimenya ko ibintu bitameze neza. Ariko kuva umugore yicecekeye agaca bugufi, bivuze ngo Sandra nta makuru afite, nta nayo azajya gushyira hanze. N'abaturanyi nibabona James ari kugendana na Sandra nta kintu bazabasha gutekereza cyane ko umugore afite ndamuzi, ntago bazavuga ngo ngamuca inyuma, kuko cyane ko babizi ko n'umugore amuzi baziranye, babonye banahoberana. Bese iki kintu biragoye kuzagisohora hanze atari wowe umugabo cyangwa se wowe umugore wabyishyiriye hanze. None mu gice cya kabiri twonye twumvamo ngo umugabo ahamagaye inshuti ziyo cyangwa se abandi banakavuga ngo mu rugo bimeze neza, madame araho. Uri kumva nk'icyo kintu ari uyu mugabo nawe ntashaka kubishyira hanze. Rero nanone hari igihe umugabo aba ashaka gusenya urugo rwawe cyangwa se kwisenyera urugo akabikunyuzamo. Yategereje ko umugore bishyira hanze agatavuga ati bunyere reka dutandukane ntacyo tukiramira, none umugore nawe yigize ibamba ntago ashaka kubishyira hanze. Dore ikintu rero atansiyo ugomba kwitondera hano hantu. Sinumva ko ukuntu mwarabanyi, sinumva ko yanakubiswe mwahangaha, sinumva ko mwaba mwarabanye mukundanye ko ufata umwanzuro wo kumusinyira divorce. Ngiye wari ngiyewe nanjye nta nagusinyira, ngiye wari ngiyewe nakwizirikaho nkazapfira muri rwo kuko mwemeje ngo tuzatandukanwa n'urupfu. Ari ngiyewe ku ruhande rwa ngiye kuzuba Diana ariko bro shaka kuzankwita nkagwanyo. Okay, niko byumva. Ubwo nyine nushaka ibintu byo kunkwita tuzahangana, uzarusha imbaraga undi nyine tuzarembwa n'umugabo. So nicyo rero ndikubwa rero ngiye aba yari ngiyewe nanjye ntago nakwemera ko dutandukana, ntago urugo rwanjye narushyira hanze, ntago nakwemera kurusenya, uretse njye guceceka nkakwihora nkafata koko nanjye icyumba cyanjye cyese nkafata imyanzuro yanjye wese akabanaho. Nyine ukeneye kuba urwa ruhande nkafata urwanjye ruhande tukaba no muri ubwo buzima, ariko n'abantu banza bimenye mu gihe udashaka kubyishyira hanze njye ndi kubishyira hanze. None ari nawe wabikoze, njye nyiri kubikorerwa we ndabizi nawe ko kuba ncecetse nawe birakuremereye. Nimeta mahari yarahari uretse ko gufata umwanzuro nyine wo kubireka byose, ntatange divorce, ntabishyira urwo hanze, ntanahamagare famille, yaratuje. Ariko se reka mbabwire wangu ngiye birakomeje kunyumva ngira ngo ni inkuru handi nabanje kumaza ndabaza iyi nkuru watanze wari ubizi neza ko hari ibintu bidashoboka. Nawe ntago umuntu wari usanzwe aryamana n'umugore ntabwo aryamana n'umugabo ngo bikunde. Ahanga ati ubutaranirwa agaramye agira ngo ijuru riri hafi. Arongera ngo nubwo utarakwitirirwa mu kizanga agira ngo ni inzu nk'izindi. So rero yatekereje nyine kubitubwira ko byaramubwiye nawe kuvuga ngo umugabo wanjye yabaye nk'umutinganye, cyangwa se sinzi niba nanuba akiri umutinganye kuko ntabwo araduha final ngo twumve ibyo ari byo. My friend ananye nahageze birandinga ndavuga ni what aratingana akora imibonano mpuzabitsina n'abahuje ibitsina. Ese mvuga ni oya aha njye ari ku ruhande rwanjye
nkuko mwagamabwiye ngo urankeneye, nibyo wa mugore we cyase wa muntu wari aho uri hose ukeneye kuruhuka, ukeneye kubabara ukabifatira igihe turi kujyana. Ariko nanone niba ukeneye kubaka urugo rwawe, first of all uyu muntu agakeneye kumubera umwanzi, we akeneye kukubera umwanzi, ariko nagakeneye ko wowe umubera umwanzi. Bishatse kuvuga iki? We arumva ari umwanzi wawe, ashaka ko nawe uba umwanzi we, ariko nanone wimubera umwanzi. Impamvu ya mbere, uyu mugore yamubera umwanzi akavuga ati reka ndakwamaganye, uri umutinganye, ibiki n'ibiki kwa General Yesu, ibiki n'ibiki. Uyu mugabo noneho ajya kurusenyera icyarimwe, agati cyase bakanarwana hano byimbitse nkuko yamukubise urushyi rwa mbere. Bikarangira noneho bibaye nabi bibi kurushaho. Icyo gihe rero ikintu uyu mugore akoze avuga ati okay, nkuko muganga bikubwiye ndagushyigikiye. Abaganga tujye tubashimira buriya, bakugira inama zikakubaka. Uzabyemera umunsi wagiye urwaye sida rero uzavuga ati fata imiti bro, bizakubaka cyase sesi birakubaka, bigatuma iminsi yawe yo kubaho yiyongera. Yareze bamugira inama ati uyu mugabo aragukeneye, mubera inshuti. So rero ahantu hose uri mu bibazo byose urimo, ibyo muri gucamo byose, hajya umuntu mwashakanye abagukeneye, hajya umuntu mubana abagukeneye, ariko watabizi kagukeneye. Rero imbwa ati shanda gushyigikiye pe, kuko uyu mugabo yapfuye n'undi, kandi uwapfuye n'undi aba yapfuye. Niko nyine iyi shusho uyu mugabo yari arimo, ariko umugore nawe yabonaga ariyo arimo tse kumwe ati ndagushyigikiye, kumva inama za muganga zonyine. Umugabo aratungurwa ati uranshyigikiye, biramurenga kugeza aho yamubwiye ati umuhamagara cyane ko n'undi byari byaramaze kuba, cyane ko ntacyo yari kuramira, ucyari kitaraba cyari kubikora muri urwo rugo byonyine. Angatisha muhamagaye n'undi nta kwamba kudapfa, nashaka ajya naza ahangaha kuko n'icyo cyemwe ntacyaragamo bizarangira. Ariko atansiye ku bantu bagira imyizerere itandukanye, ahangaha uba ukeneye kwiyambaza ikintu wizera, ukakibwira uti none aho bigeze ahanjye harananiwe, ntabara pe, nabara birakomeye, kuko aha n'urugamba ruba rutoroshye, ruba rukomeye cyane. Ngera kuko nizera mu Mana, niba nawizera mu Mana nawe gutangira gusenga, cyase natangira gusenga nkafata ibihe bitoroshye bibyo gusenga cyane, sinsaza kubera ibibazo gutse nzi kuko ugeze mu gihe cyo gusenga. So rero yamagaye Bernard araza, ariko nyika ko impamvu hamagaye Bernard kugira ngo yumve ukuri kuve kuri Bernard, abihemye neza ko ari uko bimeze. So rero Bernard araje anambwira ati rero ibintu twabikoze tukiri abana turabikunda, ate kuko twatubikoresherwe n'abandi bantu babikoraga. Ubwo yashitwa ngo abantu tutizera dutandukanye ku myizerere nyine, n'abantu nabo urumva umwe agira umwizerere no gukunda abo badahuje igitsina. None bano abanyamahanga yavuze n'abantu bagiraga imyizerere yo gukundana nabo bahuje igitsina, rero batandukanye n'imyizerere nibo abanyamahanga. Rero babikoresheje barabikunda, ariko Bernard aza guhita ajya hanze, banza yanabikomeje we. Uyu mugabo rero kuko arabuze Bernard, nyeka kandi n'ibintu umuntu adapfa guhita ashyira hanze, ni mpamvu yaje kwitegura afata ubundi buzima busanzwe, akora mariage, I think so, ko ari uko byagenze bikomeza gutyo. Bernard rero mbwa ati raho nagarukiye, ati iyo ndamuka ngarutse gato yataragushaka, ati ntabwo ari kugushaka, ati kuko ni ubuzima bwiza, ati kandi ubu ngubu rwose nanjye aho ngeze sinashaka umugore, ati kandi nawe hageze acuza impamvu yashatse umugore, ati kuko we afite role yo kuba umugore. This yaragendeshe. So rero ikintu cyari mwaho gati wetse gutuza nyine ibintu byose undi bihigiye, ibintu byose bihereza igihe. Uyu mugore nawe yaramubwira ati okay mugende mwinjoyinge, nkuko asoza ikintu cyavuga ati nari mfite amatsiko, mfite n'ubwo amatsiko arafite uko mbyumva mu gice cya gatatu, wenda azabidusobanurira. Ndumva afite amatsiko yo kwibaza ngo ibi bintu bikorwa biti. Niba ari umugore se arareba hejuru, arareba hehe nyine, nta mbese ibyese mbona byinshi mu mutwe, ariko agira n'ubwoba bwo kuvuga ngo uyu mugabo wavuyemo umugore bikorerwa he, bigenda bite, izihe ingaruka nizihe. Niyo mpamvu agize amatsiko arimo n'ubwoba. Reka ngo ngiye rero nuko nabyumvaga, nawe niba ari ukuntu wabyumvaga jya muri comment tubwire. Inama yatanze izo uburyo inama nge numvishemo nazibabwiye, nabwiye ko urugo rwose rwasenyuka atari kurushyira hanze, nababwiye ko kandi icyaba cyose utibutira kuvuza induru ngo wereke abanzi bawe ko ari kwemeza. Buri abaturanyi bawe nubwo inshuti zawe, nubwo mu inshuti uri mu bihe byiza, iyo wageze mu bihe bibi nizo zigufasha kubikomeza, nizo zikota, nizo zifashe zikukota kukwiha. So njye rero nkakuzuba Diana, nanjye ari njyewe hari imyanzuro imwangana ari gufata yo guceceka
yo kureka ibintu byose nkabiha igihe, cyane kandi nako mbayeho, iyo mbabaye, iyo nishimye, iyo ndi muri situation runaka, ibintu byose mbihereza igihe. Hari umuntu ugeze akambwira ati gutya na gutya mu rukundo bimeze gute, nkambwira nti so rero niba ariko nk'uko bimeze biha igihe bizarangira. Umuntu akambwira ati ndumva nakukunze, nkambwira ni biha igihe nawe. Abantu rero nkunda kubwira ngo mu biha igihe ni uko mbagira ngo igihe nicyo kigena ibintu, amazina y'ibintu. Igihe uyu munsi kikugenera ko uri mu rukundo, ejo kikakugenera ko wari wayobye. Rero niyo mpamvu bitangwa ngo biha igihe tuzareba icyo bizabyara. So rero nisegura ku bantu reka niyo kubavuga izina ko ndabizi ko maze kumva kino kiganiro, ntabwo ariko navugaga ngo ni ibi cyangwa ni ibi ngibi, navugaga ngo mu biha igihe icyo byabyaye mwarakibonye. Nakubwiye ngo biha igihe, nanze kuza kubabaza kuko nanjye ntabwo nari mu gihe cyo kugukunda, cyangwa ntabwo nari mu gihe cyo gukundana, kuko nari ntarabona igihe cyiza cyo gukundana. Niyo umugore yari atarabona igihe cyiza cyo kuvuza induru. So rero ibintu byose tuye tubiha igihe, ahari bizajya byijyana, ahari bizajya birangira amahoro. So rero iyo uhaye ikintu cyose igihe, ukakimwa ngo ufate igihe ushaka, ndabizi ko uzarangira. Wowe icyo ufite no gusenga cyonyine, kuko mu ijuru niba wizera Imana hari nyiri ibihe akagufasha, akabigufashamo. Iyo utanze igihe rero ku kintu cyari cyo cyose, mbahaye urugero ku bintu bijya bimbaho nyine, umuntu akaza akantereta nkanga nibiha igihe, nyuma y'icyumweru kimwe cyangwa nyuma y'ibyumweru bibiri nkabona yijyanye nta kintu kiba ntamubwiye nabi, ntamukomerekeje, atagiye avuga ngo akarirata. Murabizi abantu turwana urugamba rwinshi cyane. Ngenda wandi fata igihe ubanze urebe koko niba unkunda byanyabyo, cyangwa se niba ari agahararo kakujemo kuko umbonye bushyashya, cyangwa se ari ikintu cyiza umbonyeho, banze ubihigiye. Rero hasha igihe gito cyangwa se igihe runaka agahita avuga ati akijyana. So ibintu byose bihaye igihe bibasha kugenda neza. Igihe mbere y'ibindi byose, ibibazo byose urimo, ikintu cyose urimo, gihereze igihe. Reka nkubwire ngo nanjye nibwira ngo ntituzacike n'igice cya gatatu cyitwa urwo nashatse. Njye rero mwari kumwe tuganira kuri uyu munsi, ni Kuzuba Diana. Ntibagirwe gukanda subscribe kuri channel yacu, kuko hasiganya ibintu byinshi bitandukanye kandi byubaka. Ndetse niba hari urugo ubona bitameze neza, cyangwa se niba hari ahantu ubona bitameze neza, bibaye byiza wabumvisha inkuru, wabasharinga kuri iyi nkuru, ndayikeneye abamarira cyane ko nanjye inkuru nayumvishe nkabona ko hari abantu bitameze neza, nkabibasharinga namwe murimo. So rero reka tuvuge ngo comment ni ingenzi, like niba wabikunze ni ingenzi, ariko niba utabikunze it's fine, ariko share ku bantu bawe b'inshuti zawe aba ari ingenzi cyane. Njye mba nateye intambwe mbere ko bigusharinga, nawe utende intambwe rero ubisharinga abandi. Reka mvuze ngo ibihe byiza aho uri hose.